Haleluya, haleluya. Turabakiriye mwese inshuti bakundwa ba Anaweza TV. Umwami Imana abaha umugisha. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza kandi tugezemo kuganira ku ijambo ry'Imana. Tukomeje kubashimira uburyo mudukurikira kuri iyi channel yacu, ijambo twohereza tunyuzaho, turabibona ko murikurikira, tubona uburyo mwatanze za comments, uburyo mwasharinze ijambo, inama mutugira, hari n'abaduhamagara mukatwereka ko ibyo dukora bibafitiye umumaro. Imana ibaha umugisha. Turabashishikariza guhora mubana natwe kuri uru rubuga dukurikira ijambo n'ibindi bizakorekera hano. Umwami Imana rero abaha umugisha. Reka tukubwe neza n'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga twiragiza Imana muri iyi gahunda. Mwami Imana turagushima, turaguhimbaza data, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Mwami ndagushimira izi nshuti zacu za Anaweza TV, abakurikirana ijambo bari hirya no hino, mukunzi mwiza. Gushimiye ko ukomeje kubarinda, kubitaho, kubarwanira no kubarengera. Mana, ineza yawe irahambaye ku buzima bwabo. Izina ryawe nirishimwe mu izina rya Kristo. Komeza rero bagirire neza Mwami. Tugeze muri uyu mwanya w'ijambo, turakwinginze kugira ngo ubane natwe. Mwuka wera w'Imana manukira kutuyobora, kutuganiriza. Vugana n'imitima y'ubwoko bwawe Mwami, kuko ni wowe ujya urondora imitima ukamenya kwifuza ku mitima y'abana bawe. Izina ryawe nirishimwe. Iyi gahunda ni wowe tuyeguriye Mwami, n'icyubahiro ni wowe tugihaye. Ntigihabwa umwana w'umuntu numwe, ahubwo icyubahiro kigarukire wowe data wa twese. Izina ryawe nirishimwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Hallelujah. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ryiza ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Uwiteka atubera amaso. Haleluya. Uwiteka atubera amaso. Mu buzima bwacu bwa buri munsi Uwiteka atubera amaso. Haleluya. Ugenda wumva ko Uwiteka kubereye maso, ariko nawe ujye ugira kumwiyegurira no kumwiragiza muri byose ukora. Haleluya. Uwiteka atubera amaso. Uwiteka ntasinzira, ntaryama, ntahunikira, atubera amaso. Ahora atubereye ku rugamba, no mu biturwanya no mu bitubuza amahoro. Uwiteka atubera amaso. Kuko yaba yaryamaga umwanzi yatumira bunguri, ariko Uwiteka atubera amaso. Uwiteka atubera amaso. Niyo mpamvu dukwiriye kujya tubaho ubuzima butekanye, twumva yuko Imana itubereye maso. Imana itubereye ku rugamba. Imana iturinda ibyo tuzi n'ibyo tutazi, kubera yuko ari umukunzi wacu, ari umuremyi wacu, ari umurengezi wacu. Haleluya. Rero mwene data, ujye utekana mu buzima bwawe, ujye umenya ngo Imana iri maso. Abana bawe Imana irabarinze, urugo rwawe Imana irarurinze, ibyo ukora byose Imana ibirimwo. Niba udafite n'urwo rugo, ariko uvuge ngo ubuzima bwanjye bwo buri mu biganza by'Imana, ndatekanye, Imana imbereye maso. Uwiteka tubera maso iminsi yose yo kubaho kwacu. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Danieli. Yesu nashimwe cyane. Ibyo urimwo, ibyo unyuramo ubuzima hano ku isi, yenda ushobora kuba unyura mu bihe bikomeye, ushobora kuba mvugana n'umuntu uri mu buzima bugoye, ushobora kuba uri mu bitaro, ushobora kuba uri mu nzu y'imbohe, ushobora kuba uri mu bukene, ushobora kuba utameze neza mu buryo bufatika, mu buryo bw'ubuzima, ukumva utameze neza, ukavuga utese mama Matilda arambwira ngo Uwiteka tubera amaso gute? Yaba yatuberaga amaso kuki nakabaye ndwaye ndi mu bitaro, abana n'abasize bonyine? Niba Uwiteka tubera amaso kuki banyirukanye ku kazi ahari? Ariko ndashaka kubwira ngo Uwiteka kubera amaso, ahubwo yaba atari wowe wakubereye maso, suko wakabaye umeze. Nta nubwo bari kukwirukana muri ako kazi gusa, ahubwo wari guhura n'ibindi bitandukanye. Nta nubwo wari kuba uri mu bitaro gusa, ahubwo wari kuba warana umeze nabi biri hanyuma yaho ngaho. Uwiteka tubera amaso rero, kandi burya nta nikiba nta mpamvu y'Imana. Imana ibifite umugambi ku bintu byose, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo byose bifataniriza hamwe kuzana ibyiza ku bakunda Imana. Rero iri jambo niri gushire kure ngo uvuga uti ese uyu mumama aravuga iki ko giye ibyanjye bigeze kure? Uwiteka kubereye maso nshuti yanjye. Niyo mpamvu ukiriho, niyo mpamvu bikimeze gutyo, kuko byakabaye biri nyuma yaho. Haleluya, haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Danieli ibice 6, guhera ku murongo waho wa 2. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Danieli mu rwobo rw'intare. Haleluya. Duhere ku murongo waho wa mbere, wa 2. Ngo bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mo intare 120, ngo azigabire abatware b'intebe bakwira igihugu cyose. kandi abaha n'abatware bakuru batatu
umwe muri bo yari Danieli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye bashyikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Ariko Danieli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Danieli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abo bagabo baravugana bati, nta mpamvu tubona kuri Danieli, keretse nituyibona mu magambo y'amateka y'Imana ye. Yesu ashimwe cyane. Tubonye uburyo aba bagabo bagiriye Danieli ishyari. Yesu ashimwe cyane. Bamugirira ishyari, bashakisha uburyo babona impamvu ituma umwami atamuha ubutware, ituma Imana itamuzamura binyuze muri uyu mwami wakundaga Danieli. Kuko ngo Danieli yaratonye cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngo Danieli yaratonye cyane, bituma umwami yibwira kumugira umutware mukuru. Noneho aba bagabo bandi bakoranaga bamugirira ishyari. Yesu ashimwe cyane. Nkuko nawe bishoboka kuba hari abakugirira ishyari ku kazi, bakakugambanira, bakumva bakugirira nabi, bakumva bakwirukanisha akazi. Nkuko nawe bishoboka kuba hari abakugirira ishyari mu murimo w'Imana, bakumva ukwiriye kudakora umurimo w'Imana, bakagushakaho impamvu, bakakugambanira, bakavuga bati iri torero nirifungwe, kuki twe twafungiwe, uyu nawe nafungirwe, mbega bakagushakaho impamvu. Muri iyi si inshuti yanjye harimo abantu beza bubaha Imana, ariko hariho n'abantu bakorera Satani. Hariho abagira ishyari. Umuntu akakwanga gusa kumva ntanejejwe nuko umeze neza, umuntu akumva ntanejejwe nuko wahiriwe. Haleluya. Umuntu akumva ntanejejwe n'ibyiza ubona cyangwa n'ibyiza ukora, akakugira ishyari, akumva gusa harakwijunditse ntagukunze. Tujye tumenya yuko Satani nawe akorera mu bantu, ariko Imana ijye tubona ko twe dutunganya imbere yayo. Twe tujye tugerageza gutungana imbere y'Imana. Wowe haranira gutungana imbere y'Imana, noneho ba bantu bagushakaho impamvu bayibure. Ngo Danieli bamushatseho impamvu, baravuga baturabizi Danieli nta mpamvu dushobora kumubonaho, nta mpamvu twamubonaho. Danieli ni umukozi w'Imana, Danieli asenga Imana, Danieli ntiyivanga n'abandi bantu, ntajya mu bidatunganye. Danieli nta mpamvu twamubonaho, keretse nitumushaka kubijyanye n'amategeko y'Imana ye, kereka nitumushakira mu nzu y'Imana, nitumushakira mu masengesho. Mbega guhirwa, icyama bakagushakira mu masengesho, icyama bakavuga bati nta handi uyu muntu twamubona uretse mu nzu y'Imana, nta handi twamwumva uretse mu gukorera Imana ye, nta bindi bikorwa akora uretse gushaka Imana, uretse gukorera Imana, uretse kuba yariyeguriye Imana. Byaba ari byiza, byaba ari umugisha, kandi waba uhiriwe ku Mana, kuko Imana niyo yakurwanirira. Haleluya. Niyo yakubera amaso muri urwo rugamba. Yesu nashimwe cyane. Ngo Danieli bamushakaho impamvu, barayibura, baravugana bati Danieli nta yindi mpamvu twamubonaho, reka tumushakire ku mategeko y'Imana ye n'amateka yayo, naho ubundi nta handi Danieli turi bumubonere. Haleluya. Ariko babitewe n'ishyari, babitewe n'ishyari. Ntiwite ku bagufitiye ishyari, ntiwite ku bakugambanira, ntiwite ku baguhagurukiye, ntiwite ku bibazo ufite, ahubwo itwararike gushaka Imana, itwararike gusenga Imana. Danieli turaza kugenda dukomeza bitewe n'umwanya dufite. Danieli arabimenya ko bamugambanira, arabimenya ko batamukunze, arabimenya ko batewe ishyari, nuko Danieli yatonye ku mwami. Haleluya. Bamushakisha impamvu, babona ko yatonye kurenza abandi. Ibyo Danieli yarabimenye. Ijuru rimuha amakuru, ijuru rijya riduha amakuru. Iyo wegera Imana nayo irakwegera, umwuka w'Imana akaba muri wowe akaguhishurira. Iyo wegera Imana ukayicudika, uba inshuti yayo, uba umwana wayo, irakuganiriza, yenda kubyaye ikakubwira, inyuze mu mwuka wayo ikakuganiriza iti nyamara ishyamba si ryeru, nyamara runaka na runaka barakugambirira wiwe, nyamara Satani ahagurukije intambara izi n'izi, hari urugamba runuru, senga, itware gutya, bigenza utya, runaka mwirinde, menya uko ubana nawe. Umwuka w'Imana uba muri twebwe, aratubwira, aratuganiriza, aduhishurira ibihishwa abanyabwenge. Haleluya. Ariko nshuti yanjye, ndagira ngo nanone nkubwire ngo biterwa nuko ubanye n'Imana, biterwa nuko usabana n'Imana, biterwa nuko wiyeguriye Imana. Ndagukangurira kujya wiyegurira Imana,
ubuzima bwawe mbere na mbere ukabwegurira Imana. Jya ubyuka mu gitondo wiragiza Imana, jya ubyuka mu gitondo cya kare mu rukerera, gahunda zawe zose uzegurira Imana. Ubuzima bwawe, urugo rwawe, abana bawe, cyangwa se amasomo yawe wowe munyeshuri, akazi kawe wowe ukora, naho waba uri umukozi wo mu rugo, akazi kawe uri bukora uyu munsi, karagize Imana, uvuga uti Imana ubane nanjye, ukuboko kwawe kwiza kundinde, Mana unyobore mu byo ngiye gukora byose, Mana unyigishe, umubwenge umpugure Mwami, nubona ngiye gutana kujya kure, Mana umpugure ugendane nanjye. Jya wegurira Imana ubuzima bwawe bwose, jya usaba Imana kubana nawe no kukuyobora, izajya ikugirira neza, izajya iguhishurira ibishwa abanyabwenge, umuntu atangara, ese runaka ibi yabimenye ate, ese ibi byamugezeho gute? Ijuru rizaguha amakuru bitewe n'uko ubana n'Imana, Imana izajya iguhishurira bitewe n'uko ubana nayo. Haleluya. Daniel rero kuko yari yariyeguriye Imana, kandi ngo umwuka mwiza w'Imana wari muri we. Uzi ko iyo ugendana n'Imana iguha gutona, uzi ko iyo wiyeguriye Imana igusiga, uzi ko iguha ubwiza, uzi ko iguha gutoha, uzi ko Imana iguha igikundiro, uzi ko Imana ikunogereza ikagusiga nawe waba wisiga amavuta yangahe, uzi ko Imana iguha kuberwa ukambara ukaberwa kuko ubana n'Imana. Nshuti yanjye, iyo wegera Imana igenda igusiga ubwiza bwayo, igenda iguhindura, ihindura imvugo yawe, Imana ihindura amateka yawe, ihindura ubuzima bwawe, Imana ihindura imitekerereze yawe bitewe n'uko uyegera. Gira umwete wo kwegera Imana, uzagira imitekerereze ya kimana, uzagira imitekerereze myiza, uzagambirira ibyiza kuko wegereye Imana nziza, Imana ikora ibyiza, nawe uzajya ukora ibyiza. Haleluya. Rero ngo umwuka w'Imana mwiza yari muri Daniel, agatuma atona ku mwami. Umwuka w'Imana birakaguhama ko umwuka w'Imana mwiza uba muri wowe. Umwuka w'Imana mwiza nuba muri wowe, ijambo ry'Imana ryiza niriba muri wowe rizaguhesha gutona aho uzajya hose, rizaguhesha gutona aho uzaba hose, rizaguhesha igikundiro, uzatona ku bakoresha bawe. Yego ushobora gutona abandi bakakugambanira, abandi ntibabyishimire, ariko ibyo birabareba. Wowe gambirira gukora ibyiza, Imana izajya ikugirira neza. Haleluya. Rero Daniel ngo abandi bamugirira ishyari, baravuga bati tugomba kumugambanira, tugomba gushakisha uburyo Daniel akurwa kuri ubwo butware, uburyo Daniel adutegeke twebwe. Daniel hoya ntago tubyemeye. Yesu ashimwe. Daniel umunyagana bari udutegeka. Haleluya. Ntabwo twasoma iyo nkuru yose, ariko turagenda dusoma bimwe imirongo iri budufashe kuryumva. Haleluya. Nuko abo batware guhera ku murongo wa 7, nuko abo batware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami babwira umwami bati, Mwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bakomeye n'abo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigiriye inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani, azajugunywa mu rwobo rw'intare. Nuko none Nyagasani, hamya iryo tegeko urishyiraho ukuboko ku rwandiko rwaryo, kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko. Maze Daniel yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Haleluya. Wumve ba bantu bafite uburiganya, wuzuye ubutiriganya n'ubugome, babitewe n'ishyari bagiriye Daniel. Wumve imigambi bacuze, baragenda baricara bajya inama barayuzuza, baragenda bagira umwami inama. Ubwo n'abatware n'abantu bakomeye umwami yizeye, azi ngo n'abajyanama n'abantu bazima. Yesu ashimwe cyane. Ariko bajya inama mbi, bacura umugambi mubi. Inama yabo yari kugira ngo barwanye Daniel, yari kugira ngo Daniel ntanezerwe, ntabone wamugisha Imana yamugeneye. Haleluya. Baca umugambi mubi, uko babibwiye umwami urabyumvise, bati twagiye inama dusanga ari we dukwiriye kubaha, amategeko yawe ariyo abantu bose bakwiriye kumvira. Mu minsi 30 umuntu wese uzagaragara yuko hari ikindi kintu asaba Imana iyo ariyo yose,
atari wowe mwami uyu muntu azahanwa azajugunywe mu rwobo rw'intare bishyireho kashe ubyemeza bari uko bizagenda. Umwami kuko nawe akunda icyubahiro kandi yumva bakwiriye kumuyoboka yumva ni inama nziza. Yesu ashimwe cyane. Imana niguha umwanya wo kugira inama abakuyobora haba mu murimo w'Imana cyangwa ahantu hose ufite umwanya no mu kazi, ntukajye inama mbi, ntugakuba igikoresho cya Satani. Kuki wemera ko umwanza gukoresha? Ahantu hose ujye uri ambasaderi w'Imana, ujye ugaragaza ibyiza, ujye ujya inama nziza, umwuka mwiza w'Imana ajya aba muri wowe, ugire umuyobozi wawe inama nzima. Ntukagira umuyobozi wawe inama yo kwangiza, yo kwirukana abantu, yo kubabaza abantu. Hoya jya ugira inama umuyobozi wawe, umukoresha wawe, umuyobozi wawe ku murimo w'Imana, mu rugo rwawe, jya ujya inama yo kugirira neza abantu. Haleluya. Nuko Daniel abyumvise aravuga ati jyewe rero ntabwo bazi Imana yanjye, ntabwo ngombye kugendera ku mategeko y'Abamedi n'Abaperesi, si ngombye kugendera ku mategeko y'abapagani, y'abantu batubaha Imana, y'abantu biringira ibigirwamana n'ibindi. Jyewe ndagomba kubaha Imana yanjye, ntabwo nzava ku Mana yanjye. Nshuti yanjye, akazi kawe ntikagukure ku Mana yawe, amaramuko yawe, aho uhahira, aho ukorera, ubucuruzi bwawe ntibugukure ku Mana yawe. Ntukemere ko hari ikintu kigutandukanya n'Imana, ntukemere ko ikizira ari cyo kikubeshaho, ntukemere ko ibyaha indamu uronyera mu byaha ariyo uhagararaho ngo uvuge ngo ntabwo nabireka, nimbireka ndabaho nte, nimbireka abana banjye barabaho bate. Hoya, Imana yawe izagutunga, Imana yawe izakuremera ibindi birimo umugisha. Haleluya. Daniel aravuga ati ntabwo ubu butware umwami ampaye, ntabwo iki cyubahiro kugutona ku mwami ari byo bigiye kuntandukanya n'Imana yanjye. Ntukemere n'umunsi wa rimwe ikintu kigutandukanya n'Imana yawe, kiba hagati yawe n'Imana yawe. Haleluya. Daniel arabyanga aravuga ati sinshobora, nta kizambuza gusenga Imana yanjye. Arabimenya ariko aragenda akomeza gusenga ngo akingura amadirishya ye. Yesu ashimwe cyane. Twabyumvise ngo kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye Yerusalemu, ngo akomeza kujya apfukama gatatu, akomeza gahunda yo gusenga Imana, kujya apfukama gatatu, agashimira Imana ye, agasenga Imana ye, akiringira Imana ye, akabyegurira Imana ye. Yarabizi ko gutona yabonye gutona ku mwami abihabwa n'Imana. Yarabizi ko ubwenge afite n'uyu mwuka mwiza uri muri we watumye Imana umwami amukunda yabuhawe n'Imana. Nshuti yanjye, ntacyo ufite utahawe n'Imana. Ubwo buranga wabuhawe n'Imana, ako kazi n'Imana yakaguhaye, ubwo buhanga n'ubwo bwenge n'ubwo bushishozi wabukwiye ku Mana. Iyo mibanire yawe n'abantu, uko kuntu bana n'abantu neza wabihawe n'Imana. Uko wifata imyifatire yawe itandukanye n'abandi, bagakora ibibi ugakora ibyiza, n'ubwenge bw'Imana. Ntukagira ikindi wirata, ntabwo ari imbaraga zawe. Ntukagire ngo uri umuhanga cyane, nubona ukoze akazi ukagatunganya ntukirate ubwenge n'amashuri, ni ukubera Imana. Nshuti yanjye, none se ntabafite amashuri aruta yawe badafite akazi? Barahari benshi, nawe urabizi. None se ntabafite urugo ruruta urwawe batabayeho mu mahoro, badafite amahoro, batabanye amahoro? Ese ugira ngo ntabafite abana beza barenza bawe ariko abana bakaba barabananiye barabaye ibirara? Kuba bawe ari beza se ugira ngo nuko uzi kurera neza? Hoya nshuti, ni Imana yawe nikurerera, nikubereye maso. Haleluya. Ntukagire ikindi rero wishingikirizaho, ntukagire n'ikindi wirata. Ujye umenya ngo byose ni ukubera Imana, byose ni ukubera Imana. Nshuti yanjye, nta na kimwe ubundi wowe wakora, ntacyo tubasha gukora ku bwacu, ni ukubera Imana byose. Haleluya. Noneho Daniel aravuga ati Imana yandemye, Imana yampaye ubwenge n'ubu buhanga, yashyize umwuka wayo muri njyewe, nimpaye gutona ku mwami, umwami akaba anyeguriye ubutware, akaba ariho ama gutegeka no gutwara abandi batware. Iyo Mana yanjye nyiveho. Ibi ntago bikozwe n'umwami Dario, bikozwe n'Imana yanjye. Haleluya. Nta wundi ubikora nshuti yanjye, nta wundi ukora ibyo byawe. Kuba ukora akazi suko ufite umuyobozi mwiza mu kazi, suko ufite nayo mashuri, ahubwo ni Imana yawe iguha izo mbaraga, iguha ubwo buzima, gucuruza bikagenda neza ukunguka. Ntabwo ari ukuri umuhanga kurenza abandi. Hoya. Ni Imana yawe yasusa umugisha mu byawe, ni Imana yawe yatunganije ibyawe. Komerera re ku Mana yawe, wizere Imana yawe, wihanga amaso ntihagire ikigukuraho. Daniel aravuga ati ntabwo nabikora. Yesu ashimwe cyane. Babagabo rero kuko bari barashyizeho aya mategeko, n'umwami akayashyiraho kashe akabyemeza,
kandi babitewe n'uburiganya bubarimo bashaka kugira nabi Daniel bakomeje kumugenza no gukurikira kumva ko yavuye ku Mana. Daniel nawe umugambi we wari wawundi. Komeza umugambi wawe, komeza wizera Nyagasani muri kumwe, izera Imana yawe. Haleluya. Komeza intambwe zawe zigume mu Mana, Imana nayo igukomeza. Ubwira iti mfata ukuboko nkomerere muri wowe mwami. Haleluya. Ngo bukeye babagabo baraterana baragenda basanga Daniel asenga Imana ye ayinginga. Baraza bavugira imbere y'umwami ibya tegeko rye bati, mbese harya Nyagasani ntitwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asabye, cyangwa umuntu wese atari wasabye Nyagasani ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami arasubiza ati, narabitegetse koko, nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Urumva umwami arabyemeza ati, narabitegetse koko, narabyemeje, nabishyizeho icyemezo, nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Ntago bigomba kuvuguruzwa, mbega nuko bigomba kugenda. Bo bari mu buriganya, bafite icyo bagambiriye, bafite icyo bagendereye, yuko Daniel ajugunywa mu rwobo rw'intare. Kubera iki? Kubera ishyari. Imana ikubabarire niba ufite ishyari. Nawe niba wari ufite umutima w'ishyari, Imana ikweze. Usaba Imana imbabazi, wibwire ngo Mana mbabarira, nanjye nari nsanzwe ngira umutima w'ishyari. Iyo bagenzi banjye bafite ibyiza, mbonye ibyiza ubakorera, mbagirira ishyari. Ntukagire ishyari ry'ibyiza Imana ikorera abandi, ntukagire ishyari ry'imigisha y'abandi. Nawe Imana ibyo igufitiye ni byiza. Nyurwa n'ibyo Imana yaguhaye, ibyo urimo bikunezeze, kandi umenye ko ejo izakongera. Haleluya. Nuko umwami ati, narabyemeje koko. Baramusubiza bati, ariko Daniel we wo mu banyagano b'Abayuda nta kwitayeho Nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga 3 mu munsi. Umwami yumvise iryo jambo arabarakarira cyane, arakarira babatware, arakarira babantu babimubwiye, arakarira babandi bari bamugiriye iyo nama, kandi akaba yarayemeje, kandi ayo mategeko iryo tegeko rikaba ridashobora kuvuguruzwa. Ngo abyumvise bavuze Daniel arabarakarira cyane. Impamvu yabarakariye cyane nuko yakundaga Daniel. Daniel yari yaratonye ku mwami kubera Imana ye. Hari abanyamahanga batizeraga Imana, ntabwo batonye ku mwami nkuko Daniel yamutonyeho. Ikindi ngo umwuka mwiza w'Imana wari muri Daniel watumye umwami Imana amukunda. Ngo umwami yumvise ayo magambo arabarakarira cyane, yumvise ko ari Daniel bavuga, umwami ngo arababara cyane. Haleluya, haleluya. Ngo arabarakarira cyane, arabarakarira cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniel kugira ngo amukize, burinda bwira. Babagabo bongera guteranira ibwami babwira umwami bati, Nyagasani umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Nuko umwami arategeka, bajya kuzana Daniel bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Umwami ararwana, aragerageza cyane kugira ngo avuganire Daniel, aragerageza cyane ngo arebe ko Daniel yakira, agerageza no kureba uko yakwivuguruza nuko yabihindura. Bamubwira bati, hoya Nyagasani. Babatware bati, ntibibaho ntibikabeho. Amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ntajya avuguruzwa, kandi wabishyizeho kashe mwami, warabyemeje, ntago bishobora guhinduka. Baramuganza, kandi koko ngo yari amategeko yabo yuko icyo bategetse, icyo umwami ashyizeho kashe yemeje kitagomba kuvuguruzwa. Amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ngo ntago yavuguruzwaga. Haleluya. Twibuke ko Daniel yari umunyagano muri iki gihugu cye, ntago cyari igihugu cye. Ntago twabijyemo cyane, ibyo ni birebire, ariko Daniel ntago yari ari mu gihugu cye, ntago yari ari mu bwoko bwe. Haleluya. Noneho umwami ngo arababara cyane, ashakisha uburyo yamukiza, ariko biranga. Biba ngombwa ko umwami avuga ati, ntago nakwivuguruza imbere yabo nyobora, mugende mumuzane ajugunywe mu rwobo rw'intare. Ariko umva ikintu kimwe, umwami nawe yarazi ko Daniel asenga Imana ishobora byose, yarazi ko Daniel akorera Imana, yarazi ko Daniel afite indi Imana itandukanye n'Imana zabo. Haleluya. Icyama abo mubana, abo mugendana, abo muturanye bakaba bakuziho
gusenga Imana no kubaha Imana, bakaba bakuzimo umwuka mwiza w'Imana, bakaba bakuziho gutona ku Mana. Haleluya. Ibyo rero umwami yari abizi kuri Danieli. Ibyo se abantu muturanye bazabimenya bate? Bazumva uhamya Imana yawe, bazabirebera mu bikorwa ukora ko bitandukanye n'ibyabo, bazabirebera mu myifatire yawe, bazabirebera mu magambo uvuga, nibwo bazamenya ko hari itandukaniro hagati yawe nabo. Umwami rero yarazi ko Danieli afite Imana isumba byose, ishobora byose. Umwami yarabizi. Umva ukuntu umwami yamubwiye ngo maze ngo nuko umwami arategeka bajya kuzana Danieli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Haleluya. Imana yawe ukorera Danieli, Imana yawe nakubonyemo, Imana yawe nkuziho, Imana yawe uhamya, Imana yawe wubaha iragukiza. Umwami yari umugabo wo kubihamya ko Danieli yubaha Imana nzima. Imana yawe izajya igukiza nshuti yanjye. Imana yawe mwene data wowe ukurikiye Anaweza TV izajya ikurwanirira. Ntukirwanirire, ntukishakire inzira, ntukiburanire, ntukagende wisobanura. Imana yawe izajya isobanura ibyawe. Imana yawe izajya ikurwanirira. Imana ikubera amaso muri byose. Jya ugenda wiringiye Imana yawe. Icyangombwa nuko uba wayeguriye byose, kandi icyangombwa nuko uba warayihaye ubuzima bwawe, warabanye nayo, warayemereye kugutegeka, kukuyobora, kukubera umurengezi n'umutabazi. Haleluya. Umwami nawe ati Imana yawe usenga iragukiza. Maze bazana nuko umwami arategeka bajya kuzana Danieli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana nyine, umwami nyine yarazi neza ko Imana iri bumukize. Umurongo wa 18, maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be, kugira ngo ibyo ategetse kuri Danieli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa. Ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya goheka. Mana we, uyu mwami yakundaga Danieli. Icyama Imana ikaguhuza n'umuntu ugukunda, icyama Imana ikaguhuza n'inshuti igukunda, ikubabara kandi ikakubabarira. Haleluya. Icyama umukoresha wawe akakugirira neza, cyangwa ukagira igikundiro kumukoresha, cyangwa ukagira igikundiro ku mwarimu kwigisha, cyangwa ukagira igikundiro kuba mucuruzanya, icyama ukagira igikundiro aho uri hose kivuye ku Mana. Cyangwa Imana ikagukundisha abantu, ugatona ku mukoresha wawe, ugatona mu rugo rwawe, ugatona mu kazi, ugatona ahantu hose. Ubwiza bw'Imana bugutonesha inshuti yanjye. Umwami Imana agutonesha, aguhe gutona. Mwuka mwiza w'Imana abe muri wowe, agushyigikire mu byo urimo byose. Urumva ukuntu Danieli yari yaratonye ku mwami. Umwami amaze kubyemera bamushyize mu rwobo rw'intare, bashyizeho n'ikimenyetso, bahamije ibintu byose, bakinze mbega urwobo rw'intare. Umwami aragenda ngo ariko agenda ababaye cyane, ajyana agahinda. Ntiyabibwira babatware kubera yari afite urukundo ruvuye ku Mana. Yategetswe n'Imana, Imana yamushyizemo, atabasha kwinyagambura rwo gukunda Danieli no kumugirira neza. Imana iguhuze n'umuntu ugukunda, ugushyigikira, ukwitaho, ukurwanirira, ukuvuganira, ukuburanira, mbega ukwifuriza ibyiza mu izina rya Yesu. Umwami ngo arataha, aragenda ngo ababaye, afite agahinda. Ntiyaryama ngo arara ngo yiraze ubusa, arara atakambira, arara ababaye atekereza kuri Danieli. Haleluya. Arara atekereza kuri Danieli, iby'umunezero babimuzaniye arabyanga, ntibamucurangira, ntiyarya, mbega ngo arababara gusa atekereza kuri Danieli. Ati ubu none Danieli yapfa, ko Danieli mukunda, ko Danieli mubona mu bwenge, ko Danieli mubonamo kubaha Imana, ko Danieli yangirira umumaro muri ubu bwami, ko Danieli mubonamo ishyaka. Mbega yamubonagamo umuntu udasanzwe. Umwami ngo arababara cyane. Yesu ashimwe. Bukeye umwami yibambura kare, urumva ntiyanasinziriye. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Urumva ntabwo yabibwiye abatware. Ageze hafi y'urwo rwobo, Danieli yari arimo atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro, abaza Danieli ati, yewe Danieli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Ayiwe, mbega urukundo. Ntabwo umwami yari atuje ku bwa Danieli, ntabwo umwami yari afite amahoro ku bwa Danieli. Haleluya. Danieli mugabo ukundwa, mbese Imana yawe ukorera wubaha yabashije kugukiza muri izo ntare, yakurinze. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane.
Daniel asubiza umwami ati nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ndafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Haleluya. Yesu ashimwe. Nshuti yacu udukurikiye kuri Anaweza TV, ngira ngo waryumvise rino jambo ry'Imana, wumvise umugambi mubi bari bafitiye Daniel, ariko kuko Daniel yabonetse imbere y'Imana akiranuka, kuko yabanaga n'Imana ye ayubaha kandi ayubahishije, ntacyo yabaye. Bazakugambanira ariko ntibazagushobora, bazakubeshyera ariko ntibizaguhama, kuko Imana izakuvuganira, izakurenganura. Haleluya. Icyangombwa nuko wowe nta rubanza rukubonekaho, nta kibi Imana ikubonaho, naho abagambana bakugirira nabi bihorere ariko ntacyo bizagutwara. Haleluya. Daniel, tekereza urwobo rwuzuyemo intare. Bari abagabo bari bazi bati Daniel turamurangije, ibya Daniel byo kutuyobora, byo kumutware mukuru, byo gutegeka turabirangije, uriya munyagana bari buza kudutegeka, twebwe turabirangije. Yesu ashimwe cyane. Bari bazi ko ibya Daniel babirangije, ariko nubwo bibwiraga ko babirangije, Imana yibwiraga ko bikomeye, yibwiraga ko Daniel akomeje, yibwiraga ibyiza kuri Daniel, yari yamugambiyeho kumutware, nta wundi wagomba kubivuguruza. Sorry. Nta wundi wakavuguruje Imana. Ubwo rero bo bari bazi ko Daniel ibyo babirangije, ariko umugambi w'Imana wagombaga gusohora kuri Daniel. Haleluya. Ikindi nta cyaha yari afite, nta kibi ku Mana. None se Imana yamurakarira kuko ayisenga, kuko ayubaha? Hoya. Yari afitanye ubumwe n'Imana, yari afite icyo yavuganye n'Imana, yari afite isezerano Imana igomba kumusohoreza, kumuhera umugisha muri icyo gihugu nubwo kitari igihugu cye, kumuha gutwara, gutegeka, kuyobora, kubera ko umugambi w'Imana wari kuri Daniel. Ntabwo rero yajyaga kubura kurindwa n'Imana. Imana yamubereye maso. Turacyari kuri rya jambo ryacu rivuga ngo Imana itubera maso, Imana iraturinda. Imana yabereye maso Daniel mu rwobo rw'intare zuzuyemwo. Tekereza nawe urwobo rw'intare, intare zirimo zirashonje, zibonye ibyo kurya, Daniel araje arazizaniye, zajyaga kumusamira hejuru, zajyaga kumumara uwo mwanya muri uwo munota bakimutura, ariko koko Imana yari kumwe nawe. Imana yabambiye amahema kumutabara. Haleluya. Ngo Imana yategetse marayika wayo araza abumba iminwa y'intare. Haleluya. Niko Daniel yabwiye umwami ngo yaribambuye kare, ariruka ababaye ati se Daniel mugabo ukundwa, Imana yawe ukorera iteka yabashije kukurinda. Haleluya. Daniel amubwira ati nyagasani mwami wanjye, mwamuhoraho, Imana yanjye yandinze, ntacyo nabaye. Kubera iki? Kuko nabonetse imbere y'Imana nta rubanza, nta cyaha mfite, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Niyo mpamvu Imana yandinze ndamahoro, yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare. Haleluya. Imana yawe ukorera ndasenze cyangwa ndayisabye ngo yohereze marayika wayo kuvuganire aho abanzi bateranye, aho inama iteraniye bacura imigambi mibi yo kukurwanya. Imana yohereze marayika wayo agenda avuguruza iyo migambi mibi mu izina rya Yesu. Imana yohereze marayika wayo mu bucuruzi bwawe butagenda neza, ubwo Satani arwanya. Imana niyohereze ukuboko kwayo igenda ibitunganye. Imana niyohereze marayika wayo agenda akore mu bwonko bw'abana bawe, ashyire mu ubwenge abo bana bawe babaswa, wishyura amafaranga menshi ariko bagatsindwa. Imana niyohereze marayika, Imana niyohereze ubwenge mu mutwe y'abana bawe. Imana nibagira inama abo bana bawe bagendera mu ngeso mbi, bakora ibibi. Imana nibakebure, niyohereze marayika wayo agenda abahindukize, bakemuke, ibakemure, baze mu nzira nziza. Imana ngo yohereje marayika wayo aragenda muri rwa rwobo rw'intare. Daniel abana na marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntizamurya. Daniel araryama arasinzira. Ibaza ariko no mu bibazo tujye turyama tugasinzira, no mu bibazo ukwiriye kugira amahoro kuko Imana yawe ikubereye maso. No mu ntambara ukwiriye kutunga amahoro, ukagubwa neza, ukishimira mu Mana kuko iby'Imana yibwira kukugira ni Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ikubereye maso, ni byiza ibyikugambiriraho. Ntukabeho wahamutse kubera ko Imana ikubereye maso. Nshuti yanjye, no muri ubwo burwayi iringira Imana. Yesu ashimwe cyane. Nababwiye ko kuri Anaweza TV tuzajya dutanga n'ubuhamya. Njyewe ndi umugabo wo guhamya neza y'Imana, ndi umugabo wo kuvuga kugira neza kw'Imana. Ndi wa muntu wahoranaga umutima ugira ubwoba, uhahamuka, akantu kose kabaye nkashobora kurara ndasinziriye.
niba ari akabazo nagize mu kazi, niba ari akabazo nagize aho ariho hose, niba ndwaye, niba ndwaje umwana, niba dufite ikibazo mu rugo, ikintu icyo ari cyo cyose kikamahamura. Niba umuvandimwe afite ikibazo ugasanga rimwe na rimwe banabimpisha, bati mama Matilda nitubimubwira turabizi ntari businzire, ubwo kurya bikananira, nkashakisha icyo narya nkakibura, apeti kashira, nkananuka nkamera nabi, ngahora mahamuwe, mbega akantu kose kakankoraho. Urumva ko ni umutima mubi, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo umutima uhagaze ngo ujugunya rwose amahoro yawe. Ngewe nuko nari nteye muri kamere yanjye, ndi umuntu uhora ufite impungenge, ndi umuntu uhora uteye ubwoba n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga ngo ikintu icyo ari cyo cyose kitameze neza uko mbyifuza, ikitagenda mu buzima, intambara uhuye nayo, ikigeragezo, uburwayi, ngahora mahamutse nta mahoro. Ariko reka nkubwire mwene data, gusenga Imana ni byiza, gusenga Imana ni byiza, ndabigutuye. Uzi ko Imana igufata ikaguhindura, ikaguha amahoro. Uzi ko Imana ikurema mu ndi mutima, uzi ko Imana ihindura imitekerereze yawe, uzi ko Imana ihindura imigambi yawe. Daniel nawe mu rwobo rw'intare arisinzirira, aratuza, Imana iramurinda, marayika wayo abana na Daniel mu rwobo rw'intare, ntiyagira icyaha. Kubera iki? Kubera Imana yari murinze. Nanjye rero kubera gusenga Imana, kubera gukunda gusoma ijambo ry'Imana, kubera gukunda kwegera Imana, Imana yahinduye umutima wanjye. Imana yandemye mu ndi mutima, n'abantu bose njya mbibabwira, inshuti zanjye, uwo tubasha kuganira, uwo nshobora guha ubuhamya, ndamubwira ariko giye nabonye Imana ihindura. Ntuzi ko Imana yahinduye umutima wanjye, uzi ko Imana yandemye ukundi kuntu, uzi ko Imana yampaye amahoro atemba nk'uruzi, naba ndi mu bibazo, naba ndi mu ntambara, naba ndwaye. Birashekeje, uzi ko nshobora kuba ndwaye, mbabaye, umubiri wanjye ubabaye, nkajya kuryama numva mbabaye, meze nabi, numva ntaka, ariko nagera ku buri Imana ikampa ibitotsi, ngasinzira nk'umwana mutoya. Nshobora no gukanguka mu gicuku hagati, nakwinyagambura nkumva wa mubiri nkumva uracyababara, ariko nkayoberwa, ariko se ntubanza ntuzuye, ubanza ntari muzima. Umuntu urwaye ubabara gutya asinzira gute? Ariko nshuti yanjye, ibyo ntibiterwa n'ikindi, ibyo ntago wabibona. None se amahoro wayagura? Ubuse nta bantu batunze ibya mirenge ariko babuze amahoro? Nta bantu se basinzira ari uko bafashe ibiyobyabwenge kugira ngo basinzire, hari uko bidroza, ari uko biteye inshinge, ari uko hari ibinini banyoye? Nta bantu se banywa inzoga zikabije ngo kugira ngo babone ibitotsi? Abantu bashakira amahoro mu bintu bitandukanye, ariko jyewe yarayampaye kandi ku bwinshi, bitewe no kwegera Imana, bitewe no gushaka Imana. Hari igihe njya nisuzuma nkitekerezo nkavuga ariko bya bintu byajyaga bimahamura byagenze gute? Ariko wa mutima wahora gufite ubwoba byagenze gute? Nkumva naratuje muri jye, nkumva naratekanye, nkumva mpora n'umunezero, mpora n'ibyishimo, mpora n'ibyiringiro. Niba ndi mu kibazo none, nzi ko ejo Imana izakinkuramo. Niba ndwaye none, nzi ko ejo Imana izankiza, nzi ko mu kanya kari buze Imana iri bukora ibitangaza. Mbega mpora nizeye ineza y'Imana, mpora nizeye ibitangaza bivuye ku Mana, mpora nizeye inkuru z'ibyiza, kandi koko ndabibona ibyiza bisimburanwa n'ibindi. Kubera iki? Kubera ko nize kwiyegurira Imana, nize kwizera Imana, nize kwegera Imana, nize kubana n'Imana mu buzima bwanjye, nize kumenya yuko Uwiteka ari we mugenga w'ubuzima bwanjye. Kwa gusoma ijambo ry'Imana rigenda rimpindura, kwa gusenga, kwa kwegera Imana, uko ntera intambwe negera Imana, niko Imana impindura, niko habamo kamere y'ubumana muri njyewe, niko habamo umutuzo muri njyewe, niko ijambo ry'Imana ry'ibyiringiro riba muri jyewe. Kakantu kashaka kugaruka, urabizi Satani ahora ari hafi aharekereje, wowe nturi igicucu, ariko wowe urabona ibi bintu bimeze neza, ariko muri gihe hakazamo ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwara, maso yanjye hagakomera kamera nk'urutare. Umburanya ninde? Umurezi wanjye ninde? Satani, genda mu izina rya Yesu. Wowe icyo ushinzwe ni ukumahamura, ariko Imana yanjye izantabara, izandengera. Haleluya! Uko niko umuntu wiringira Imana amera. Daniel nawe nuko nguko Imana yamurindiye mu rwobo rw'intare, yakagombye gupfa muri uwo munota zikamugabagabana. Kuki? Kuko yizeraga Imana, kuko yiringiraga Imana. Imana rero n'umurengezi wacu, inshuti zacu, Imana itubera amaso. Imana yamubereye maso muri rwa rwobo rw'intare. Umwami ahageze asanga Daniel ari muzima, aravuga ati nimubikureho ibi byose, ibi bitare mwakize, ibi bintu byose. Ahamagara babaga bati nimukingure ibi bintu, nimubikureho. Bakura Daniel mu rwobo rw'intare ari muzima, baratangara, baratungurwa, bagwa mu kantu. Haleluya! Abo bakwifuriza ibibi,
abo bakozi ba Satani iyo migambi mibi izo nshakurizo njyajya abo bakugambiriraho ibi bazatungurwa no kubona ineza y'Imana ku buzima bwawe bazatungurwa no kubona Imana inyuranyije n'imigambi mibi iyo bakwifurizaga bakabona si Imana ikoze Imana igakora bitandukanye n'ibyo bo bakwifurizaga bazatungurwa no kubona Imana ikurengeye wowe komerera ku Mana kandi abo nabo tujye tubasengera tujye tumenya ko atari bo ahubwo n'umwuka mubi wa Satani ukorera muri bo abo nabo tujye tubasabira guhindurwa n'ijambo ry'Imana begera Imana bamenye Imana bizera Imana nabo bamenye yuko bakwiriye gukora ibyiza nabo ntabwo ari bo nta muntu ukora ikibi atakibwirijwe na Satani rero abo nabo tuba dukwiriye kubasengera kugira ngo bahindukirire Imana bakora ibyiza bishimwa n'Imana haleluya noneho babagabo rero umwami arategeka ati rero mwebwe ni mukure Daniel muri uru rwobo rw'intare kandi kuko mwamugambaniye mukamubeshyera kuko mwamukoreye ibibi kuko nta mugambi mwiza mwamugiriye ni mwebwe mugiye kujugunwa muri uru rwobo rw'intare ngo nuko umwami ategeka ko babagabo ndetse n'abagore babo n'abana babo aribo bajugunwa muri rwa rwobo rw'intare Daniel yararimo uzi cyabaye ngo bakibajugunyamo intare zabasamiye hejuru bataragera no mu rwobo hasi ngo zibamenagurana n'amagufa yabo yose haleluya zibamenagurana n'amagufa yabo yose batararushya bagera no muri rwago kubera iki ibyo nibyo bihembo bya Satani ibyo nibyo bihembo by'uwo mwanzi utegeka ubwami bw'umwijima nibyo bihembo Satani nuko ahemba nabi hunga umujinya wa Satani egera Imana kora ibyo Imana ishima kora ibyo Imana ishaka Imana izakurengera Imana izakuvuganira Imana izakubera amaso egera Imana uzabona ineza y'Imana Daniel yatabawe kubera gukunda kubaha Imana kubera gukunda gusenga nubwo yumvise ngo bazamujugunya mu rwobo rw'intare ibyo ntacyo byamubwiye yaravuze ati Imana yanjye niba ari no gupfa nzapfe niringi Imana yanjye ntabwo nzava ku Mana yanjye icyo nicyo cyatumye Imana ireba kugambira kwa Daniel no kumaramariza kuyubaha no kuyikorera no kuyihamya mu banyamahanga batayubaha batanayizi Imana nayo iravuga iti ngomba kwihesha icyubahiro bakamenya ko Daniel atandukanye nawe bakamenya ko kwizera Imana bidahwanye no gukorera Satani bakamenya yuko jewe ndi Imana itegeka byose haleluya rero nshuti yanjye ubaha Imana izategeka ibyo Imana izakugirira neza ntukabeho wirwanirira ntukemere gukora ibidakorwa ibidahesha Imana icyubahiro ngo kugira ngo ubane n'abandi Daniel yaremeye atandukana n'ababagenzi be babanaga bakoranaga akora ibihabanye n'ibyabo aremera baramwanga aremera bamutera umugongo aremera bavuga ko yirata ariko aguma ku Mana ye ntukemere rero ikintu kigutandukanya n'Imana yawe ariko kwa kundi twavuze ngo Imana yacu itubera amaso Imana yabereye Daniel maso no mu rwobo rw'intare inshuti yanjye nawe ushobora kuba uri mu rundi rwobo rutari urw'intare nk'urwo Daniel yararimo birashoboka kuba uri mu rwobo rw'ubukene ubwo si urwobo se birashoboka ko uri mu rwobo rw'uburwayi birashoboka ko uri mu rwobo rwo kwangwa ku kazi birashoboka ko uri hagati y'abanzi bakureba bakwasamiye bameze nk'izo ntare za zindi zamenaguye babagabo bangaga Daniel birashoboka ko hari abantu bakugambiriraho ibibi bakureba nabi bakwifuriza ibibi ukaba uri hagati yabo ariko humura aho hagati yabo wowe uri ijisho ry'Imana rikuriho ukuboko kw'Imana kukuriho humura Imana ikubereye maso Imana igitubera amaso haleluya rero nshuti yanjye Imana ikubere maso ikurwanirire Imana ikugirire neza umenye ngo Imana ikubereye maso umenye ngo niba uri mu modoka utwaye imodoka Imana iri kumwe nawe niba uri mu kazi menye ngo Imana iri kumwe nawe icyangombwa nukuba wayiyeguriye haleluya nukuba wayiyeguriye ukamenya ngo Imana yanjye niyo itegeka ubuzima bwanjye Yesu nashimwe cyane ndabyibuka igihe kimwe mvuye gusenga nitwaye mu modoka nari mvuye mu materaniro ku rusengero ndagenda ndamanuka umuhanda ndabyibuka nari ndahantu hamanuka hariya kwa Rwahamago ndo ndavuga Remera hariya usa n'ujya Kimironko abantu bahazi hari umuhanda umanuka gutya uza kujya nko kuri za La Paris hariya kuri iriya kaburimbo nini iva ku Giporoso ngenda niririmbira indirimbo z'Imana ubwo mvuye gusenga nishimye ndi mu buntu bw'Imana nguwe neza ariko Imana ndayikunda Imana igitubera amaso bene data nabwiye ngo tuzajya dunyuzaho ubuhamya mumenye kugira neza kw'Imana kandi nawe niba ufite ubuhamya uzampamagara uzugi ubwire abakunzi ba Naweza TV kugira neza kw'Imana ngenda niyumvira indirimbo ndirimba numva ndi mu buntu bw'Imana ndi mu munezero numvise ijambo mvuye ku rusengero nafashijwe
ndagenda ngeza ahantu n'umuhanda umanuka cyane abajya banyura harira kwa Rwahama barahazi n'umuhanda umanuka cyane noneho ngeze hagati feri iranga wibuke ko ndiho ndamanuka n'umuhanda uhurudutse ngerageza gufata feri ngo ndimo ngabanya umuvuduko feri iranga abazi gutwara imodoka babugita ngo icika amazi ngerageza gufata feri nshaka ngo iranga ndagerageza biranga mana yanjye ibuka ko hamanuka ibuka ko wenda hashobora kuba hari imodoka inyuma yanjye cyangwa se wenda imbere yanjye simbizi uri mu muhanda urabizi uko biba bimeze ariko Imana itubera amaso bene data Imana itubera amaso nshuti zanjye nari ndi jyenyine mu modoka ndi kumwe n'Imana yanjye n'umwuka wera n'umwami wanjye mu modoka yanjye urumva mvuye gusenga haleluya kwiyegurira Imana ni ibintu byiza kwiringira Imana ni ibintu byiza navuye mu rugo nsenze Imana Mana undinde uyu munsi ntambwe zanjye ziyoborwe nawe Mana urugo rwanjye ururinde Mana ngiye ku murimo wawe ubane nanjye Mana muri iyi modoka Mana ubane nanjye ndagenda ngezaho gerageza gufata feri biranga nshuti yanjye nta kindi kintu nabonaga aho hantu ukurikije ukuntu hamanukaga nta kindi kintu nabonaga ko ngiye gukora impanuka nukuvuga ngo imodoka yari kumanuka aho ngaho ikagenda ikonkoboka ikaza kugera mu gishanga ku bantu bahazi ukurikije ukuntu aho hantu hamanuka Yesu ashimwe cyane yari gukonkoboka urumva niba feri idafata yari kugenda nkaza gusanga imodoka yituye mu gishanga aho ngaho ariko Uwiteka n'umwami Uwiteka tubera amaso Uwiteka ntajya dusiga nshuti yanjye Uwiteka aradukunda atubera amaso ntabwo nakubwira ngo nabigenje nte ntabwo ari ubuhanga bwanjye simbyibuka ko nabikoze nta nubwo ari gihe wabikoze ukuntu byari bimeze ntabwo ari gihe wari kubikora nkubwije ukuri uretse jewe n'abandi bahanga bandenze mu gutwara imodoka ntabwo nzi icyo umuntu yari gukora ahantu nka hariya imodoka iri ku gasozi kangana kuriya kameze kuriya kandi feri yanze nshuti yanjye nanjye ndumva ari marayika waje akayihindukiza ntabwo nibuka ko hari icyo nakoze ntabwo mbizi sinjya mbyibuka nta nubwo n'uwo munsi nabimenye uko byagenze ndimo kuvuga ngo cyangwa naranatekereje ngo ni marayika waje arayihindukiza sinibuka nkatavora sinibuka ukuboko kwanjye kubikora nta nubwo mu bwenge bwanjye nabitekereje nta nubwo nzi uko byagenze icyo nicyo nakubwira ngo sinzi uko byagenze nisanga imodoka yakase ireka iva muri kaburimbo ijya hirya y'umuhanda irenga kakayira k'abanyamaguru murabizi ku muhanda kuri za kaburimbo ukuntu haba hari akayira k'abanyamaguru kari ku ruhande irenga kakayira k'abanyamaguru irasimbuka iragenda ihagarara hagati y'ipoto hari ipoto aho hantu iyo mpageze buri gihe ndabyibuka hari ipoto y'amashanyarazi hari n'igiti iragenda marayika w'Imana ariko Uwiteka ni mwiza bene data nimuze dukorere Uwiteka ni mwiza Imana iragenda iterura imodoka yanjye iyitereka hagati ya poto na cya giti neza ihagarara hagati ya poto na cya giti neza wagira ngo n'abantu bayiteruye bayitereka hahandi irandinda kugwa mu mukoki uri hirya y'iyo modoka kuko hirya yayo hari ruhurura nini cyane hirya yaho nahagaze hagati y'iyo poto n'icyo giti hari ruhurura nini cyane nabwo Imana itaza kumanura ukuboko kwayo nari kugwa muri ya ruhurura nanone imodoka yari kwibirundura bari kuza gutora ivu ntago nari gusigara ari imodoka ari gihe nari gushira ari n'imodoka mbe bari kuza kureba gusa ibyabaye ntabwo nibaza ko nari gukira ariko umwami Imana kuboko kwayo kuranterura Imana irazi katavora ntabwo jewe nubwo bwari bwanyishura byumva nawe ubwo bwari bwanyishe ntabwo nari kubyibuka ngo ninkatevora ese ubundi kuyikata bwo na feri idakora byari kugenda gute ni ukuboko kw'Imana kwabikoze nshuti yanjye nisanga hagati ya poto n'igiti neza imodoka ikwiriwemo ni gute se imodoka itagiye ngo ukubite kuri ya poto ese ni gute imodoka itakubise kuri cya giti ni gute se imodoka itagiye ngo ujye muri muri ya ruhurura ni gute se imodoka itakomeje ngo imanuke kuri ka gasozi ni ukuboko kwiza kw'Imana ni ukuboko kw'Imana kwari kurije ni kwa gutona ku Mana umuntu aba yaratonye ku Mana ni bwa burinzi bw'Imana butubaho ni kwa kundi Imana itubera amaso nshuti yanjye Imana ikubereye amaso ntitera ubwoba n'ikintu cyose ugenda utekanye kuko Imana yawe ikubereye amaso noneho wumva igitangaza cy'Imana nta modoka yari imbere yanjye
nta modoka yari inyuma yanjye, wagira ngo Imana yari yategetse imodoka zose zahagaze, hari imodoka yanjye gusa muri uwo muhanda. Ni ukuvuga ngo iyo haba hari imodoka inyuma yanjye ije iri kuri speed ifite umuvuduko munini, yari kunkubita kubera muri iyo manevure nakoraga muri ibyo byose, imodoka yindi yari kunkubita. Ese wenda iyo haba hari iyindi imbere yanjye, kubera yuko imodoka yanjye yahurubutse, urumva nta feri, nari gukubita wa muntu wundi nkamugonga. Ariko Imana ni nziza, Imana ni nziza. Uyu munsi wowe wumvise ubuhamya umfashe gushima Imana, iri shimwe ryongeye kuba rishyashya mu buzima bwanjye, kandi nawe wumve ko Imana ikubereye maso. Imodoka yanjye ihagarara neza hagati ya poto na cya giti neza. Haleluya, kubera Imana, kubera ko Imana indinze, kubera ko Imana imbereye maso, kubera ko ubuzima bwanjye nabweguriye Imana. Haleluya. Abantu barahurura, uziyo abantu babonye ibintu nk'ibyo ukuntu bahita baza, ariko buri muntu wese wazaga agasanga imodoka ihagaze hahandi. Yaravuze ati ariko mama uvuye hehe? Ntingiye mvuye gusenga. Nari niviriye mu rusengero rwose, ubu sindagera no mu rugo mvuye gusenga. Ngo yewe nguvuye gusenga koko. Kuko byari ibintu umuntu abona wese ko ari Imana ibikoze. Koko nari mvuye gusenga. Yesu ashimwe cyane. Uko niko Imana iturinda bene data. Uko niko Imana iturengera. Iturokora si rimwe si kabiri mu byago no mu makuba bitandukanye, kubera ko itubera amaso. Ndagukangurira rero nawe kujya ugenda wizeye Imana. Icyangombwa nuko ubukwiriye kwiyegura no kumenya kwikubera amaso, ukumva yuko utari uwawe. Haleluya, kumva yuko ubuzima bwawe bugengwa n'Imana, butegekwa n'Imana, kandi ukajya ubaho wumva Kristo umwami akubereye maso. Ariko icyo nagukangurira ni uguhora ubana nawe, guhora usabana nawe, guhora ushaka ineza ye, guhora umwegera, guhora wumva impumeko ye, guhora wumva imvugo ye, guhora urumva Danieli ngo nubwo bamugambaniye menye ibyo bagiye kumukorera, ntabwo yigeze ahagarara gusenga. Yarakomeje asenga gatatu nkuko yasengaga. Ibyo bigeragezo ntibikubuze gusenga, ntibikubuze gusoma ijambo, ntibikubuze kujya mu nzu y'Imana. Komeza wizere Imana yawe, komeza ubane nayo, izakurinda kandi izakugirira neza. Nshuti zanjye rero bakundwa, bene data bakurikiye Anaweza TV, umwami Imana abaha umugisha. Iri jambo rikubera inkomezi, iri jambo rikubera inyunganizi. Imana iri muri wowe ni Imana ikomeye, izajya ikubera amaso umunsi kundi. Jya ubyuka kare mu rukerera, gahunda zawe zose z'uwo munsi uziragize Imana. Uvuga uti mwami, reka ukuboko kwawe kwiza kube ku bugingo bwanjye, amaraso yawe ngote, ndakweguriye ibyanjye byose uyu munsi, gahunda zose ndazikweguriye Imana. Nabo mpura nabo ndabakweguriye kuko sinzi ari bande. Erega hari ababa bafite imigambi mibi. Hanyuma ugende utekanye, uzi ko Imana ikubereye maso. Imana rero ibiteho, gira umwete n'inzara n'inyota byo kwegera Imana, uzajya ubona ineza y'Imana iminsi yose. Haleluya. Umwami Imana kureba kwishimire, atunganye ibyawe bidatunganye, akurwanirire n'intambara uzi n'izo utazi. Kuko burya haba hari izo tuzi n'izo tutazi, ahubwo twe tumenya bikeye. Sugira ngo nari nagiye gusenga nzi ko ndi bukora impanuka. Oya, iyo mbimenya yenda nari kuguma mu rugo. Ariko ntabwo tubimenya. Ariko Imana itubera amaso, ikaturwana intambara tuzi n'izo tutazi. Buriya ni ukuvuga ngo jyewe aho hantu nahageze, marayika w'Imana yamaze kuhagera kare, kuko Imana yabitegetse uko biri bumere. Haleluya. Imana yawe rero izi uko ibyawe biri bumere mu mwanya n'ejo bundi. Haleluya. Kuko ni Imana iriho, yahozeho kandi izahoraho. Komerera muri we rero, akugirire neza muri byose. Gira umwete wo kudukurikirana kuri Anaweza TV, uzajya humva ijambo ry'Imana riguhumuriza, ubuhamya, kubaka. Ndizera ndashidikanya ko ubuhamya ntanze hari uwo bwubatse, hari n'uwo bukomeje. Niyo mpamvu nawe niba ufite ubuhamya bwubaka imitima y'abantu, uzaduhamagare kuri ekra hepfo aho ngaho kuri Anaweza TV, hacaho inomero yanjye ya telefoni. Uzampamagara umbwira uti mama Matilda, ndashaka kuza kuvuga imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze, yankoreye mu buzima bwanjye. Imana yakoze ibitangaza kugira ngo ubuhamya bwubake bene data. Imana ibaha umugisha rero, mugubwe neza, mugira amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana, wowe n'abawe bose mubone ineza y'Imana. Reka rero turangize dusenga. Mukomeze kujya mukora subscribe kuri YouTube channel yacu, musharinge, mwoherereza bene data. Iri jambo uba wumvise ni ijambo riba rivuye ku Mana, rigukomeza, niba riguhumurije, rikagira icyo rikora mu mutima wawe, kuki waryiherera na mwene data. Jya woherereza n'abandi nabo bafashwe n'ijambo. Ukore icyo bisaba kugira ngo wamamaze kugira neza ku mwami, n'abandi bahumurizwe, bamenye ineza y'Imana, bamenye urukundo rw'Imana. Kangurira abantu rero benshi kugana runo rubuga kugira ngo bafashwe n'ijambo n'ubuhamya byose binyuzwa kuri Anaweza TV. Kandi turabashimira, mukomeje no kubitwereka ko mubikurikirana, yuko ijambo ribafasha. Natwe tuzajya turushaho gukora ibishoboka dufatanije namwe kugira ngo dukorere Imana yacu, kugira ngo Imana yacu yamamare, kugira ngo imirimo y'Imana igaragare.
kandi tuzajya twegera Imana umunsi kundi kugira ngo iduhe ijambo rikugirira umumaro, ijambo riri bukubake, ijambo ryubaka bene data, ijambo ribahumuriza. Sahandi tubikura, nta nubwo ari ubwenge bwacu, ni Imana ihumekera muri twebwe, ni Imana ivugira muri twebwe, ni Imana ituyobora. Turizeye rero tudashidikanya ko Imana izakomeza kudukoresha iby'ubutwari. Nawe mwene data rero utarakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe, ndagukangurira kumwegera. Isunga Imana, va mu byo urimo, huguka, shaka Imana no gukiranuka kwayo. Egera Imana, egera Imana, izaguha umugisha, izaguha ibyiza biyiturutseho, izaguha ibyiza utagiye gupfundikanya, utishakishirije, utabonye indonke zitaturutse ku Mana. Egera mwami wawe Kristo Yesu, akurengere, aguhugura, kuyobora ubuzima bwawe. Nushaka kwegera umwami Yesu ngo umwakire, abo umurengeze, abo umwami, abo umutegeka, abo umugenga, abo umuyobozi w'ubuzima bwawe. Nanone hariho nomero ya telefone, wampamagara ukambwira uti mama Matilda, ngiye narimbayeho mu buzima bubi bwo butubahishije Imana, narindi mu byaha, none ndashaka kwakira umwami wanjye. Harya bamwakira bati? Cyangwa wari umukozi w'Imana uri hafi yawe aho, akira Yesu, abo umuyobozi, abo umwami w'ubuzima bwawe, uzabaho neza. Nakubwiye ukuntu yampaye amahoro, nakubwiye ubuhamya butandukanye. Ineza y'Imana irahambaye ku buzima bwacu nshuti yanjye, kandi n'ubundi akomeje kutugirira neza, akomeje kutugirira neza. Imbere y'Imana tuva mu bwiza tujya mu bundi. Imana rero iguha umugisha, ushaka Imana, va mu byo urimo. Imana iravuga ngo konja cyangwa ushyuhe, wibakaza uyazi, wivanga. Hano urahari urahitamo kubana n'Imana, hitamo gukorera Imana. Ngira ngo mwabonye inyungu zo gukorera Imana no kugumana n'Imana. Wabonye ukuntu Daniel yatabawe, nawe hitamo kugumana n'Imana, uve mu byo urimo byo kuvanga. None wizeye Imana, none urasenga, none wayihamije, ejo wabivuyemo. Ibyo rero ntabwo ari byiza, ntacyo byakugezaho. Imana ibaha umugisha rero, ndagira ngo mbasengere, basabire umugisha w'Imana, kandi mukomeze kudukurikirana, muzakomeza kubona ineza y'Imana. Haleluya. Mwami Imana, ndagushima, ndaguhimbaza data wa twese uri mu ijuru. Urakoze kubw'ijambo ryawe ryiza, ijambo ry'imbaraga, ijambo rihumuriza imitima y'abakunzi bacu ba Naweza TV, ijambo Mwami Imana ribayobora kugukurikira no kugukorera no kukwizera no kukubaha. Ijambo ryawe Mwami dukangurira gutandukana n'ikibi n'igisa nacyo. Mwami ndagushima kubw'iri jambo, iri jambo rikomeze mu mitima y'abadukurikiye bose. Mwami Imana, abadukurikiye bose bagubwe neza, batabarwe nawe, bahugurire kuva mu bidakwiriye. Abo ngabo baba bari mu bidakwiriye Mwami, bahugurire kukwegera no kugukorera. Kandi Uwiteka Imana, tabara abo bose bagutabaza, abari rubahoze Mwami, abarwaye Kristo mwiza, arambura ikiganza cyawe, ubakize ko kuri umukiza, uri umutabazi wacu. Mwami, abashonje nabo bagaburirwe nawe, bambaye ubusa bambikwe nawe. Mwami, buri muntu wese mu kibazo cye, hura n'icyifuzo cya buri umwe Mana, kuko uri Imana ishobora byose, nta kirogoye imigambi yawe. Komeza ukora imirimo n'ibitangaza, urengere ubwoko bwawe, ugaragaza ukuboko kwawe kwiza, utonesha abana bawe bakwizera Mana, bana bawe bakubaha bavuye mu bibi, ubatoneshe, umwuka wawe mwiza be muri bo, bagubwe neza, babone ineza y'Imana. Ubatandukanye Mwami Imana n'abandi, aho bazajya baba hose Kristo, ikimenyetso cyawe cyiza kijye kibabaho, kigaragaza urukundo rwawe, kigaragaza ko bakubaha, bajye batoneshwa, bajye bagirirwa neza, bajye Mwami Imana bazamurwa mu ntera kubwo kubaha Imana no gukunda Imana. Ujye ubaremera umugisha n'ibitangaza, bajye babona imbabazi zawe kuko bakubashye, bahisemo kugukurikira. Reka bagubwe neza muri byose. Urakoze Mwami, urakoze Yesu, urakoze kubyo uje kurema, urakoze kubyo uje gutunganya, urakoze ko uje gushyira inzira hatari inzira, urakoze ko uje gutabara Mwami, urakoze ku mugambi wawe mwiza. Mwami, ndumva kubaho kwawe, ndumva data hari ugiye kugirira neza, ndumva hari ugiye gutabara, ndumva hari ugiye guhoza amarira, ndumva hari ugiye kurengera Baba Jehova, ndumva Mwami hari umwana wawe ugiye gutabarwa kubwira ijambo. Mana, ndumva ugiye gukora ibikomeye binyuze muri iri jambo utanze muri uyu mwanya nyaguhora ku ngoma. Reka ubwoko bwawe bubone ineza yawe, reka bubone gutabarwa, reka Baba Jehova hagira uremera igitangaza, reka hagira utunguzi neza, reka hagira Mwami Imana ubona umucyo wawe yari mu mwijima kubwira ijambo, kuko Kristo ntabwo ujya wivuguruza, uba inyuma y'ijambo ryawe, kandi igihe cyose urarisohoza, urisohoresha imirimo n'ibitangaza. Urakoze Mwami Imana, ugize neza ko wumvise gusenga kwacu, ugize neza, kandi twiteguye kwakira ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza bigiye gukoreka binyuze muri iri jambo ryawe. Izina ryawe nishimwe nyagora ku ngoma Uwiteka Imana yacu. Urakoze ko wumvise gusenga, urakoze ko utugiriye neza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom shalom.